Ngazabazana yesazabazana nabari kure bose yesazabazana azabazana nabari kure bose yesazabazana nabari kure bose haleluya haleluya nagaruka mbishaka ndashaka gutera haleluya y'umurambararo namwe mwikiriza mena y'umutambiko sibyo yemwe haleluya mujye mutera haleluya ntakitwaye haleluya ifite imbaraga nyinshi cyane ifite imbaraga zo gusenya imigambi y'umwanzi ifite imbaraga zo kugomora imigomoro yose ya satani yanyaze ifite imbaraga zikiza abarwayi bagakira haleluya haleluya bene data aka gakorasi tumaze gutera karavuga ngo azabazana n'abari kure bose azabazana baba bakomeye n'aboroheje izabazana kuko iby'Imana yakoze byose nibyo byari bikomeye cyane nibisigaye rero Yesu azabikora tubwire abantu be kwiganyira haleluya haleluya hano hari umuntu wumva hari icyo Imana yamukoreye aha amina haleluya Imana irambwira ngo uyu munsi ni uw'umugisha kuri twe kandi ngo igiye kutugirira neza haleluya bene data haleluya ubwo twateraga haleluya nanjye nagize gusenga mu mutima wanjye Imana iransanga irambwira ngo bwira abantu banjye ko ngiye kubagirira neza ngo umuntu wese uri hano icyifuzo cye kirakemutse sema amina sema amina sema amina sema amina hano ndimo senga hari umuntu waje ababaye cyane kandi afite agahinda kenshi mu mutima we haleluya Imana irambwiye ngo agahinda kawe irakagutuye utahe uryame wiziguye ntutinye ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe amina amina Imana irongeye irambwiye ngo wowe warangije amashuri yisumbuye ukaba ushaka kwiga na kaminuza ariko ukaba ubona nta nzira ngo humura kwiga niyo igutanga n'inki yewe n'Imana igutanga kandi ngo abize bose siko bari bafite amafaranga haleluya Imana iravuga ngo niwitondera amagambo y'umuhanuzi wanjye ukarindira icyo navuze ngo uziga amashuri yose ushaka ndetse nayo utigeze utekereza uzayaminuza Imana irambwiye ngo ikohereje i Kigali sema amina sema amina sema amina hari umuntu ngo umaze igihe yifuza kuzagera i Kigali nawe akareba imihanda myinshi amazu meza ibintu byose bishashagirana n'amazu y'imiturirwa itatse umujyi wa Kigali ntahari yemwe bene data Imana ntijibesha Imana ntibesha irambwiye ngo noneho kuko wayubashye kandi ukarindira ntiwicine inzira ngo irakujyanye kandi ntuzaharebesha amaso gusa ngo ahubwo igutuje muri Nyabugogo rwagati sema amina haleluya umuma muri hano ucuruza ngo Imana igiye kumugomororera imigomoro yo mu ijuru imuhundagazeho imigisha ubucuruzi bwe butera imbere nawe ajye yireba yiyoberwe sema amina
byakire mu izina ryayo. vuga mina Imana yongeye kunyereka umuntu ufite ubukwe kandi irambwiye ngo abe maso asenge kuko ubukwe bwe hari ibibi bidasobanutse neza. Senga cyane. Amina. Amina. Umurinzi ukomeye isaba kurera ubukwe bwiza kugira ngo yiheshe icyubahiro. Amina. Ye kuri maganani rwose dumiwe koko kwarabona bwiraga se ninujuje bakanyinginga ngo ninihangane bagurire ninshaka amafaranga nzabahenye hari ahantu barejeje pe ibaze kubona ibishyimbo bigura maganani muri iki gihe n'ukuri maganani rwose mirongo kari utagira ngo ni ku kiro ariko ngiye byanashimishije cyane rwose kubona abaturage bafite imyaka ibahagije bakarya rwose bakanasagurira isoko n'ukuri pe yego natwe tubyungukiyemo tubonye imari ishyushye y'amagi n'abaturage babyungukiye uze ko baramaze iminsi babirya kuri 700 harimo n'ababiretse kubera kubibura ugira ngo nitubishyira kuri 500 ntibiyandayanda bakana ngo magana ngahe 500 uramenye di dakora ibara dore sinzi uko wabaye ibi bishyimbo turabicuruza ko twari dusanzwe ducuruza nta gihindutseho 700 da none se sibwo ibishyimbo bigura ino oya mata ntabwo harangura ibishyimbo bya 400 ngo bicuruze kuri 400 kubera iki se oya rwose ubwo kwa wari ukunama ku baturage ndetse byaje no kubashakamo inyungu by'umurenge none se moto wabizanyeho yanyweye amazi nanjye niyo mpamvu nashaka kubishyira kuri 500 cyangwa se 500 ni n'uko yijana cyangwa se 5 kuri mirongo lisansi nakoresha rwose ndabanyishyuye urumva umusoro n'ubukode bw'inzu nkoreramo kandi habarimo rwose n'inyungu igereranye nyamara sinzi impamvu ukunda kwigira umunyempuhwe zikabije nkaho uri Yesu ubu se kuki tutabicuruza kuri 700 ko n'ubundi ntawe uzayo twabiranguye tukabona iyo nyungu iruseho natwe tukaba twabakire bakomeye muri uyu murenge ariko se ubundi ubuziki madame igitenge cyize ntangaso cyambara urukweto rwiza harurukurusha hari ikintu kiribwa washatse ngo ukibure yego ntacyo mbura ariko nanone ducuruje neza tugakira cyane ku buryo twamera nka gitifu w'umurenge nabyo byaba ari byiza n'abantu bino bakabona ko Imana yatugiriye neza tutakiri ku rwego rwabo n'ubundi uzi aho twavuye akabareba naho tugeze ubu ngo barabibona rwose abibona ko twagize neza y'Imana gusa gukira tukamera nka gitifu se ryo hame kuko umuntu wese agira umugisha we n'undi akagira icyangombwa ni ukwizera Imana kandi rwose ukanyurwa n'ibyo guhaye ubwo se urayizera gute nkubwira ngo tujye gusenga ukanga sheri ngiye kanyandiko nanga kujya gusenga Imana byanganye ubu usibye amateraniro yo ku cyumweru uheruka gusenga amasengesho yo kwiriza ubusaryari gusenga ntabwo ari ukwiriza ubusamada jya uva mu buyobe rwose wahisemo gusenga ukiriza ubusa kubera ko ushaka kwegerana n'Imana nta kibazo ariko urahisemo gusenga kandi wariye nabyo nta kibazo urumva Imana yumva isengesho ry'umuntu niyo yaba rwose atabumbuye akaba sheri izo ni inyigisho z'ubupagani rwose ntabwo wabaho udafata igihe ngo wegere abakozi b'Imana basizwe amavuta yayo ngo bagusengere wizere ko uzabona umugisha wayo ubu se kuva ku gatanda ko mu isoko ukagera ku iduka nk'iringiri ntabwo ari umugisha w'Imana ariko waturutse ku masengesho umuhanuzi w'Imana Alexa dusengera Imana iduhaye umugisha nasenze cyangwa se undi yasenze numva ntacyo bitwaye rwose ndetse niyo yawuduha tutanasenze ariko ikabona ko tuwukwiriye nabyo nabishimira rwose Imana ntabwo yaguha umugisha utawisabye ahubwo abantu nka Alex bigo mu mwanya wabo bagasengera abandi nabo baba bakwiye gusabirwa umugisha rwose cyakora byo bakora akazi gakomeye Imana yabahamagariye umurimo rwose igibibuka ibagirire neza ariko natwe nk'abantu yasengeye tugatera imbere hari icyo tuba dukwiye gukora kugira ngo kubifuriza umugisha bitari byo ku rurimi gusa tukabakorera icyo ubwo nyine tukabahesha umugisha mu buryo bufatika mbese nk'uko Imana ibiduhaye imari ishyushye tukaba twafata nk'ibihumbi ureke kuvuga ngo ibihumbi bingahe kuko nta n'ijana ryanjye ryava mu mufuka wanjye rwose ngo rijye ku muhanuzi urumva ko nurangatanga icya 10 n'amashimwe mu rusengero andi mafaranga unyaka naye none si yo mirimo ko ari y'urusengero Alex ari ubwo ari umukozi w'urusengero ngo bagire icyo bamuhaho ni umukozi wandise w'Imana none si Imana yakenye ku buryo yakoresha umuntu ikabura ikimuhemba wayambwira sheri koko nkane rero Noheli ndagiye naha ni mugoroba sibyo mugoroba nkasangaheze ubuse nakubwira ngo ni nkasangahera simbizi ariko biraterwa n'igihe ntandukanira n'uriya mama none se Mana ugiye kureba uwe mama sinzi ko ugiye ku rusengero ra
ku rusengero nabakatiye byose rwose sigaye mbona pasitora ngendaho muri iyi minsi sinzi ibye ishyari se nturizi musaza none wabimenye rwose abantu basigaye bagukunda arabwiriza ukabwiriza araturisha ugaturisha urumva se yabuzwa n'iki kukugirira ishyari nuko rero ayo manama ye ayakorane n'abambari be njyewe ntayo njyamo ngiye kwirebera Ivone ntamburira na gitanu ngiye kureba Ivone nyine Ivone wuhise Ivone ushaka kuba muramu wawe se niba utazi uriya suriya nawe arumva mani ahubwo se ujya ubona hari ubutayu nabo ngasiba maze iyo umugabo adahari n'iduka rarifunga akaza tukisengera wenda bizi ko ntari birye ahubwo nyine icyo nibazaga uriya hari ikimuvaho ko mbona umugabo ari kigumi nyine umugabo we kuko yaciye no mu ishuri kumufatisha ntibyoroshye ni wa mufungamutwe umwe bayavuze mbese ariko uriya mudamu rero sinzi ukuntu abigenza kandi asirada ajya guhereza akantu cyane rwose undi yaragize icyo rwose aranyatse icyo do ngo ni agafanta nguriye ariko shitanu cyose reka nkubwire arakwemera n'ukuri bitanu byose mani kandi ubwo umugabo we ntabyo yamenye nyine nawe akoresha ubwenge urumva nyine umugabo wabimenye ibyo bibazo gusa yabimenya nyine twasimbuka byo rwose gusa uriya mama tumaze igihe dusengana kandi agasubizwa isubizo bikaza rwose ariko wowe ntugapinge urumva rero ko atanyirengageza uko abonye ko nuko umugabo wampinga ariko numvise ngo bariya bahereye ku busa nyabusa cyane rwose ubusa bwabo n'ubusa nyabusa rwose uriya batangiye bacururiza ku gatanda mu isoko utuntu twa nta kigenda tumwe bita ngo ni takataka tw'uducogocogo tumwe mbese nk'agakarito bagenda batera imbere gake none reba uko iduka rya buringana iraniha rwose kandi wumva igisekeje waba yumva ko ari amasengesho yawe yatumye batera imbere ariko n'ubundi niyo pe ariko ntugapinge urapinga ngewe umukozi w'Imana icyo gihe batangira hari ubwo twajyanaga n'uriya mu mama butayi tugasenga bwakwira akantayo umugabo atabimenya nkaramusengera nkazagaruka ku munsi ukurikiyeho none se twumvikane abandi ko basengera bigacamo kuki ibyanjye byakunaniye umva kandi niyo mpamvu rega njye mba nzaramo akantu ko kugupinga nawe ibyawe ntibyananiye ahubwo ikibazo cyawe ntiwizera ariko ntabwo wizera simwizera se niba narakubwiye ngo usengere uko si nkwizera ubu mpinga wowe wiringira ibimenyetso cyane kurusha uko wakwiringira Imana ikindi rero uba ushaka no gusenga uba ushaka kwigaramira gusa ngo nzagusengere we nta n'akawe washyizeho nise ubusire Imana ngaho basiri ku mugoroba tuwusengemo bazi ko Imana yangirira neza uriya mwana hakanyumva Imana uri nkurambwira ngo urashaka ko dusenga kuri mugoroba kandi nkubwira ko ngiye kureba mukuru we nyine mukuru wese hari aho ajya n'ejo ntiwamureba Imana reka nkubwire noye nkubwishe ukuri uriya mu mama mpa neza urumva wongere ngo mpa akantu gafatika kandi wowe ntuba ushaka kumenya wese mvaretse wamburanye iki nakuburanye iki wowe bijye mu bikore neza ntuzanyite imbwa ubonye ntibwirije ngo gupfumbatisha akantu rero nicyo nari narabuze ngiye amafaranga arahari icyo nshaka none se nyine jya uyama nyine ubwo noneho unyemereye agahimbaza musyi reka nze mbyiteho bikiri ibyanjye urebe ko mu minsi ingahe ntaba nkugeshejeho umwana urumva gusa reka mbanze ndebe uriya mumeri wowe ndaza nyine nawe nze kugukorera mfashije uriya mukobwa kanyemereye si ukukubeshya nagukubita ifaranga ikintu bita ifaranga ryari ndi rimeze neza we uzahita uba umusirimu ese ko ndabifite urabizi ifaranga ryo uzarima nicyo mbura n'uri gusa biragoye ni ugusenga tukareba icyo Imana izakora ariko se n'iki kidashoboka imbere y'amasengesho y'umuhanuzi nkawe mani reka nubwo navuze ngo upinga ariko nyine ntacyo hayo nta kidashoboka kereka nawe niba uri nka bamwe bagupinga ngo nta muhanuzi ukuri umuhanuzi we ndiwe urumva ariko nanone hari ibintu biba birenze ubushobozi gute se reka mbikubwire guhindura umukobwa watangiye kwiga inyigisho z'umubano si ikintu cyoroshye ngaho rero musigare
muganira reka nanjye ndebe uko nagenza iyi nka. yirebere kuva yabirubwira ashonje mukecuru. none se sheri itariki y'ubukwe ni iyihe? reka tubanze dukemura isaha yo kwiga inyigisho z'umubano. igihe itariki yo tuzaba tubivuga ejo cyangwa ejo bundi. iby'amasaha ni ukuri ndumva nashaka kubigarukaho kuko ndumva nabiburiye umwanzuro. kandi pasitori atubwira ko tugomba kurara tumuhaye amasaha. amasaha rero ashaka ko tuboneka haragoye cyane pe. none se umuntu umbwira ngo guhera saa 9 ntazajya aba ahari urumva dufata sangaye koko? gahunda ni saa 8 kugira ngo atwigishe saa 9 abagiye. sheri kugira ngo ngere ku rusengero saa 8 naba navuye hano sangaye koko? isaha imwe se ntiwaba uhageze? wajya witegura hakiri kare ku buryo nka saa 7 zuzuye ubuje. ngaho nawe utekereza kuza ku zuba rya saa 7. yibuze rero reka tumubaze niba mu gitondo yajya aboneka. mu gitondo? mu masaha yo gukora sheri? ubwo mu masaha koko urumva ariyo twajya tujya gufatiraho inyigisho z'umubano? none se pasitori ko adahinga yabuzwa n'iki kuboneka mu masaha ya mu gitondo? ariko ngewe wibuke ko mpinga. urumva se twajya tujya ku rusengero mu gitondo nkaza ngahinga ikigoroba? gusa turabigenza gute? ubundi izo gahunda za pasitori zo zije zite ko twigiraga saa 10 izuba ryahumbye? none si cyo ko atari ikibazo cyacu. twebwe icyo tugomba kwibaza gusa n'igihe tuzajya tubonekera mu masaha yatubwiye ko aba ahari. nta kundi nagira nyine ubwo nzajya nemera ndihangare. ni ukwihangana ukajya urizaho kuko burya ikintu cyiza cyose gisaba kugira ikindi yogomwa kugira ngo ukibone. ndatangira ejo ndebe ko ndishobora da. gusa uru ruzuba nirungira igikara ntuzambwire ngo nabaye mubi dore niwo uri integeje. waba igikara waba inzobe waba umwera cyangwa umwarabu byararangiye namaze kuguhitamo singihindukiye. impamo y'Imana. akoze sheri. gusa amasaha arasa nk'aho agiye. ushatse wahamagara mukecuru nkamusezera rwose. mama Karamive ngwino umusezera aratashye. yereka nzi. urigendeye bambi? buragorobye ndatashye ariko nzagaruka. nta kibazo rwose kandi wadusuye natwe turishimye. ariko mbere y'uko ugenda reka mbanze nkuragize Imana. reka negekaho urugi dushima Imana mama. Imana yacu ikomeye cyane turagushimye turaguhimbaje ko wemeye ko muri uyu mugoroba duterana turaba ukaduha umugisha wo kwakira umushyitsi w'umumaro. turawugushimiye Mana ihoraho. aka kanya rero agiye gushingura ibirenge hano yerekeza mu icumbi wamuhaye akiri hano mu isi. ndakwinginze ngo ugendane nawe umujyi imbere n'inyuma kandi umurinde umubi n'umwanzi wese. igisitaza cyose cyaza mu nzira ye ukimukiza atarakigeraho agere mu rugo amahoro. nyagasani Imana nkuragije abana bawe kugira ngo urebe umushinga bafite ubakomerezemo kandi ubagwirize urukundo bakomeze gutegura ubukwe bwabo neza kandi bari kumwe nawe Mana y'ubutware bwose. ubukwe ni bwiza ndetse n'umwana wawe Yesu Kristo ikana yarabutashye. icyo ni ikimenyetso kitwereka ko nawe abukunda. komeza kubana nabo mu myiteguro yabo yose kandi ubarinde kirogoya yose aho yava ikagera. tubisabye twizeye Imana yacu mu izina rya Yesu. amen. diri yanjye murayikurikirana neza cyangwa uri kundereka? kubera icyo mbaza gutyo nohe gusa ntabwo twaraye dusenze ntubizi. ni rimwe gusa. iyo uri musengera Risa cyangwa Manuel ubasengera ute? ntiwiyirize ubusa ugapfuka mu gasengo ukinginga Imana? erega ikibazo ufite nuko nawe utajya ufata akanya niyo kaba gato ngo nawe wisengereye. ejo bundi ujya kurara mu rusengero kubera ikibazo cya Manuel mwari mwararanyemo. ariko wowe ugiye ko Manuel yari yampesheje umugisha wa 10,000. agafaranga mwana. ese none njye nta mugisha nakwemereye? kuki utari mubikurikirana neza ngo umpe n'umugore nakwatse Mana? ariko ikibazo cyawe gitandukanye n'utundi tubazo reganya sengera tukarara dukemutse. urumva gusa urumva gusenga ngo Mana jya mu mutima wa Yvette ukuremo nkundi ushyiremo Noheli. urumva ari ikintu umuntu asaba karara asubijwe.
nyine si ikintu cyoroshye ariko mani twabigerageza uriya mukobwa ndamukunda kandi cyane mani reka twareba n'andi mayeri dukoresha ariko akaba uwanjye. amayeri yahise twakoresha noye mbwira nawe. hari umuntu uyobewe ko uri umuhanuzi mani. nta bose barabizi. ugiye ugahanurira nkundiye nyine ukamubwira ko imana yakweretse ko ivete ari indaya yirirwa isambana ntiyabyemera agahita mwanga nkamwifatira. ariko uzi ko wari umutwe we. uwo mutwe ni wo pe ko ntazi gushishikara ntawe nanjye nawe umuhanuzi. nshobora kugenda nkareba ibintu mbeshya nkundiye nkamwereka ko agiye kurongora umukobwa w'ikirumbo igihararumbo nyine gutyo urumva noneho akaba ari wo mwanga aho kujya kwangisha ivete nkundiye. umutwe ni wo rwose umutwe turawunogeje rwose. nimugoroba uze kujyayo umubwireho ishuri rwagize. ariko nkundiye nubwo akijijwe si neza nta nubwo ajya mu mwuka nibura ngo ubone ko ari umuntu wabwira uti imana iravuze ngo nibura ahita yemera adashidikanya. ko cyakora ibyo uramusenze arapinga byatahe. ntubizi se abandi batajya baratura n'ubuze ngo abasore bacuranga ibyuma mu rusengero ngo ntibajye batura. ntubizi kandi baza bajijisha bicaye hariya umuntu udatura. ubuze ibyo gutora si abacuranzi mwese ugira ngo hari umucuranzi ukizwa neza. ipinga ryawe wowe si umunsi. yewe ndakwemera mwana urabizi ntaribi ryanjye kabisa. none se yaba ntakwemera wumva ndimo kukuyambaza ngo mfashe. nuko nyine ari ukugufasha mu manyanga. ariko se none se nkubeshye ntukabire inyito itari ariko inyito zose uragira ngo myite gute. gusa ndumva guca kuri nkundiye bitaza kunyorohera pe. ariko cyangwa reka nkwereke indi nzira tugerageze guca ku mukobwa turi nawe dusanzwe dukorana ntiyaba ari inama buriya. ariko siko byo byaba binoroshye we. nyamara upfa kumubwira uti dore icyo imana yanyeretse. tuyanyeretse ko umugabo mugiye kubana itamwishimiye rwose. si ikibazo tuza kugira ni ikintu tubeshyera nkundiye. none se ubu tumubeshyire ko nawe yirirwa asambana n'abakobwa hirya no hino. nkundiye wibere wabo se twabibeshyira gutera twabihera he cyangwa reka mbere ikindi kintu katuzambwire ko imana yushuriye ko ari umunyamahane niba abana azajya amuhondagura buri munsi. ibyo byose byo abo twaba twigaragaje pe kuko amahane ya nkundiye ni nk'ay'intama uramuzi yitonda kubi. rero reka nkubwire nohe nta kanya wowe gusa ndaje nkwereke uko nzabigenza. nica kuri ivete sinzabura uko mbikemura. reka urebye ukuntu ivete atinya imana niyo wamubwira ko imana yakubwiye ngo nashakana na nkundiye azahita apfa ntabwo yabyanga. ariko we n'ubu umubona nimwirirwana ahubwo azahita ashaka ituro ryo kubohoza umubano we na nkundiye asabe ko dusenga dusaba gukuraho urwo rupfu. nyine reka nkwereke icyo gihe ntabikubwira uzabyanga umubwire ko imana yavuze ko nta turo rikenewe ukamubwira ko icyo ishaka gusa ahubwo adashaka uwo mugabo nta kindi. ese ubona ubuhanuzi bwawe utarabugize igikangisho nta muntu ujya ukuburanya. n'ubuhanuzi bwanjye se we wamureziwe cyangwa n'ubuhanuzi bw'imana urumva uko wivugisha. none se ubwo uzahanurira ivete nabwo n'ubw'imana Alexis. icyo nangira umutindi muvura ijisho akarigukanurira. ubu ngiye kwiyemeza kubeshyera imana kubera wowe none ngo ubuhanuzi bwanjye nta kigenda. reka noneho uhihorera uzirwarize uzamwikurire kuri nkundi umwegukana. none ubwo se hasore se shaka impanga ari uguhukanga none se n'ubuhanuzi kubikorera niba utabishaka noneho reka nkwereke reka kubikora mpomba umugore nawe uhomba amafaranga. watwongeye tukinywera se utarinze kubaza. mbona se wateretse nk'uwatsinzwe mama nawe nkaba nzi ko adakunda umusururu kuzana undi si ukupfusha ubusa koko sheri. zana ijage utereke ahangaha rwose ushaka ajye yiyongera. yewe cyakora koko njyewe akakarampaza ubusanzwe sinkunda umusururu cyane numva undusha imbaraga. wasanga ari uko ukinaniye kuko uturutse kure. oya nazana ko kajage rwose mu kanya numara kuruhuka urongera usomeho. ese wagize ngo mvuye mu rugo. reka nazanye na ivete aje ku rusengero nanjye nje gutumira bagasasira na tirifina. umusururu se ko hari yewe turashima imana ko yaduhaye umugisha mu nzu yacu hakaba hataburamo icyo kurya no kunywa. imana ishimwe. ndabona ahubwo ubikoze neza. ababyeyi se uraba basanze mukecuru.
ego Gasasira se wapfa kumubona mu rugo aya masaha cyakora Tirifine wenda hamusanze musigira ubutumire ndamubwira ngo ambwirire n'umugabo we. ese ko watinze kubatumira mama kwa Gasasira n'inshuti zacu rwose bakaba barabatumiye kera. None se nari kubatumira gute ntaramenya itariki y'ubukwe? cyakora nanone gusa narabahamagaye kuri telefone ndababwira nti umwana afite ubukwe mube mwitegura nimenya itariki neza nzaza kubatumira. Niba bari babizi nta kibazo, ikibi nuko byaba ari bwo bwa mbere babyumvise. abantu ntubazi wowe hari uwubwira nk'uko habura ukwezi kumwe akaba arisajije ngo waramusuzuguye umutumira igihe cyarenze. Burya umuntu wamuteguje mbere aho umenye itariki ukayimubwira ntacyo biba bitwaye, kuko niba ari ushaka kuzagushyigikira intwererano yawe rwose abarayibitse na mbere y'igihe. gusa kugira ngo umuntu agukoroge burya byaruta iyo ntwererano yakayigumana ariko akakugabanyaho amagambo. Oya Ivo, ikisi wagize ibyiza cyangwa ibyago ugomba kwiyambaza abantu. Ntuzi ko abanyarwanda bavuga ko ntawe uyigira? yego ntawe uyigira ndabyumva, ariko tugarutse ku byo twavugaga umuntu ntaba akwiye kugukoroga ngo ntiwamutumiye cyangwa ngo wamutumiye utinze ngo ntuwe nta ntwererano y'uzabona. ariko burya ikosa riba ari iryawe. gute se? ugomba gukora uko bishoboka byose ukamutumira akazabura icyo yitwaza. none se iyo bigenze gutyo ntagutwerere si wowe uhomba iki se iyo atagutwerera ubura gutaha? ego ko mukobwa wanjye ikisi niko sivo karame nuko ugiye gufasha murumuna wawe gutumira. umugisha wa mbere ni abantu mwana wa ntuzagire uwo wirengagiza cyangwa usuzugura mu nshuti zawe zose. nta nubwo ndimo kubivugira ku bukwe bwa Yvette pe ni ukwiganirira bisanzwe kuko kuri Yvette ho nta mugore mubo turirimbana bose ntatumiye kandi bose biteguye kuntwerera. mureke rero twese dukore hirya dukore hino dushyigikire murumuna wawe agira ubukwe bwiza wawe. aho muri ubukwe bwa Yvette ni ubwacu mukecuru rwose buzagenda neza 100%. mama ndakumva njye mwana wawe. n'umutware wanjye twamaze kwemera 200,000 ariko kandi sayo gusa kuko tuzakomeza kubafasha mu migendekere myiza yabwo. Imana ibaha umugisha pe sinabona icyo mvuga ku bw'iyo nkunga yanyu itagereranwa. niba kwa ba mwana nabo bari kwitegura gutya byanze bikunze ubukwe bw'abana bacu buzagenda neza. Kwahundi ho ntimuhagira ikibazo rwose. uriya musore ni inshuti yanjye kandi numvise imyiteguro imeze neza cyane. ni ukuri gahunda y'abana bacu Imana irimo cyane. dukomeze tubasengere gusa Imana ishyira umwanzi Satani kure y'ubukwe bwabo. mu izina rya Yesu nirukanye Satani wivanga mu bukwe bwa Yvette na Nkundi. mu izina rya Yesu mutwikiye mu nyanja yakumuriro w'amazuku ikuzimu kwa Nyamuzinda. ariko abantu ko batinze koko isaha twavuganye barengejeho iminota irenga 30. ariko se byagenze bite kugira ngo bakererwe bigeze aha? ntabwo mbizi rwose. na Yvonne wajyaga azinduka koko agije iki ryataraza? wavuze Noheli ukuntu yajyaga yubahiriza gahunda none ukaba urebaho amasaha ageze. uriho ndabona tudakomeza kubategereza twebwe turisengera. wabanje ukabahamagara ukumva aho bageze se cyangwa bibeshya ubutayu twasengeye? bose nababwiye ko ari ku ibendera ry'ubutsinzi tuzasengera ahubwo ko byabagendekeye bose rwose ntibaze nibyo ntaze pe. ntibaza se? ndabizi se kandi wahoze umbwira ngo nuko bakererewe nimbe ntegereje baraza mu kanya. nako uko byabagendekeye bagatinda nibyo nashakaga kuvuga ndibeshya. gusa njyewe ndabona tutakomeza kubategereza kuko bakabije gukererwa cyane. nabo ni bene data kandi gahunda yo gusenga twayifatiye hamwe. ariko barimo baradukura mu mafuta. reka tube tubategereje indi minota nk'icumi turebe ko haba haje abandi niyo baba batatu tugafatanya byarushaho kuba byiza. wumva Ive ndakumva rimwe na rimwe ndi mu butayu nsenga ijambo riransanga rirambwira ngo aho babiri bazateranira bavuga izina ryanjye nzahahindura hera kandi ngo nzahamanuka mbane nabo. none rero wigira ikibazo ntabwo turi babiri aho ureba gutya ubu duteranye n'ingabo nyinshi z'abamarayika batagira umubare. ndabyumva ko tutari twenyine rwose. icyo navugaga ni uko twakwihanganira n'abandi dufitanye gahunda bakaza. ese ubundi wabahamagaye ukababaza uko byabagendekeye? hano nta rezo za telefone zihaba habizimana gusa ujya wumva yakora hasi se iyo zihaba se simba nabahamagaye. gusa ijambo rirambwiye ngo wifate umwanya munini ku bantu bishe gahunda kuko mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesaloniki igice cya 14 Pawulo yarabandikiye arababwira ngo kandi turabahugura bene data kugira ngo mucyahe abica gahunda. ntacyo reka twisengere ariko dukoresha igihe gito ubwo turi babiri gusa. ntacyo bitwaye rwose turakoresha uko dushoboye twihutishe
ariko umwuka niwe uza kwiyoborera urumva reka dutangire n'umuririmbyi wa 90 mu ndirimbo z'agakiza twagiye Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Haleluya, haleluya. Ivete uyu muririmbyi arabivuze ngo Mana akomeza kunyobora kandi ucishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Amina. Ngo ndetse ntakoze ibyo ushaka ngo byangeza no mu rupfu vuba. Amina. Amina nuko Imana idufashe kumenya icyo ishaka tubari icyo dukora mu izina rya Yesu. Turimo kuririmbana n'uyu muririmbyi rero Imana iransanze inyereka ibintu bikomeye cyane bikomeye cyane gusa ndumva nta mbaraga mfite zo kubikubwira. Imana ikweretse icyo Alex arahinde ebyiranga yase ngo nihane cyangwa ikweretse kwiterambere rya mukuru wanjye Ivone. Icyo mvuganye nayo ni ikirebana n'ubuzima bwawe bwite wowe Ivete. Haleluya. Mwami Yesu gusa sinzi niba ubasha kubyemera kuko nanjye yitaba Imana ibinyibwiriye sinari kubyizera. Kunteye ubwoba mukozi w'Imana. Imana ikunyeretse iki kitari cyiza. Ubu se ndabihera he ndabihera he mbikubwira ko nzi kudapfa kubyemera kandi nanjye Imana ikabintegetse kugeza ubutumwa bwayo kuri nyirabwo. Imana se kwitanegurizwa izuru wowe mbwira icyo Imana ishaka mba ari cyo nkora. Cyakora icyiza nuko nzi kuri umwizera nyawe naho ubundi yaba ari umwe muri bamwe bapinga ubuhanuzi bw'Imana mba mwihoreye. None se kurushaho kuntera ubwoba ntunambwira icyo Imana ikweretse ku buzima bwawe n'icyo ugambiriye. Ntabwo nagambirira kugutera ubwoba gusa ni ibintu nabuze aho mpera pe. Imana nabinyeretse ibaze ko Imana inyeretse kurimo utegura ubukwe n'umugabo utari uwawe. Ni izina rya Yesu. Umugabo se ndimo ntegura ubukwe nawe ninde utari nkundiye? Rwose niba nta wundi murimo gutegurana ubukwe ubwo nuwo nyine hari icyo Imana impishuriye. Imana impishuriye ko ibyo urimo ukora byose ari ukwicira inzira atari uwawe. Alex umukozi w'Imana nawe urabizi ko ndumuhanuzi. Kwinginze mbabarira mfashe gusenga amasengesho ashyitse. Nibyo n'ugusenga. Inginga Imana irebesha amaso y'imbabazi inkurireho icyo cyemezo kuko bugeze kure tubutegura kandi nahundiye ndamukunda sinabasha kumwikuramo. Ibyo byaba ari ukwicira inzira byaba ari ukwicira inzira. None se ntuza no kurya Ive? Irire ntabyo nshaka mama. Ntabyo ushaka se wariye ko kuva uvuye gusenga nta kintu urarya ibyo warayuriye nibyo bikikurimo? Wimbaze byinshi mama ihangane rwose ndeke udatuma nkubwira nabi. Ive wabaye iki ko ufite agahinda kenshi ukaba nta kintu wambwiye? Mama ndakumva mwana wawe. Agahinda nashobora kumarwa n'undi muntu uwo ari we wese usibye Imana yo mu ijuru yonyine. Ndabyemera rwose ko Imana ari yonyine imara agahinda ikomora inguma ku mitima y'abakomeretse ariko nanone ufite ikibazo wabwira inshuti n'abavandimwe bakagufasha gusenga sibyo? Mama ndakumva mwana wawe. uyu munsi namenye ibintu bikomeye cyane ku rukundo rwanjye na Nkundi. Ayiwe ibiki? Arankunda nanjye nkamukunda nta buryarya ariko twakundanye urukundo rudashoboka. Urukundo rudashoboka kubera iki Ive? Yego mama. Umva Ive wikumva amagambo y'abantu bashaka kukwicira ubukwe. Uriya mwana iwabo ndabazi ni abasinga bo kwa Gahire na Mudongo wa Nkubana wa Rurinda. Nta sano na rito mufitanye. Muri abungura bo kwanzira abatinyi wa Rugira rwa Gitanga. Nta sano namba mufitanye rwose.
ntibagushuke ive. ibyo by'ibisokuruza n'ibinyokuruza n'abazimu si byo ndimo rwose mama. none si ikibazo ufite gituma uvuga ko mukundana urudashoboka ni ikihe niba nta sano muhuje? njye narakijijwe mama, nakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. ibyo by'amasano ya kera ntabwo nkibigenderamo. ubu icyo ngenderaho ni icyo Imana ishakaho gusa. ikindi si Imana igushakaho kirenze gukunda umugabo wawe mugakora umuryango yabaho umugisha mukagira urwunguko ni igiki muko? ikibazo rero nawe kiri kuko uwo mugabo uvuga si uwanjye. uwuhe mugabo utari uwawe se kandi ve? mama ndakumva. kare nagiye gusenga. yego. Imana isanga umukozi wayo imuvugiramo ko ndimo nkundana n'umugabo utari uwanjye. ariko noneho ababyeyi b'ubu banza tuzimanika. Ivete washyanowe ni gute wagiye gukururana n'abagabo b'abandi uzi ko uri gutegura ubukwe warangiza ukanabimbwira nta soni koko? nk'iyi nkuru igeze kuri nkundiye ko ufite undi mugabo mukundana yavuga iki we? rigurarira. rega nawe ubanza utari kunyumva. mbujijwe n'iki kukumva? umugabo Imana yambujije n'inkundi. ego mana. naje kumenya ko atari we nagenewe, ngomba gutegereza uwanjye. kandi mama ndamukunda pe, sinzi ko nzabasha kumwibagirwa. ibi ni ibiki numvise muri uyu mugoroba koko? ibyo bintu ninde wabikubwiye ive? ninde? nabibwiwe na Alex uriya w'umuhanuzi. ubwo buhanuzi burapfuye. ni ubuhanuzi budafite 12 nta shingiro bufite. nta shingiro bufite rwose. ntunabwiteho rwose kuko ibyo si byo. uri umugore wankundiye akaba umugabo wawe uhita uceceka. agaka ari ku wundi karahondurika di nuko atari wowe umukunda ngo Imana ibe yagutegetse kumureka wumva uko bimeze. ariko se wa mwana we wacecetse ibyo ni ibiki urimo uvuga? none se wowe ntumbwira ko agukunda? arankunda ariko nawe aribeshye ntabwo nduwe. erega urakomeza ukabivuga nta n'isoni ufite. akomeje mama. kwicurere risumba indago wa mwana we wacecetse ukarekeraho kuvuga ibyo bitakaragasi. none se kubiceceka bizakemura iki mama? nzarenga kuko Imana yambwiye se ngo meze nkundane n'umugabo utari uwanjye. ese uwo mugabo uvuga ko atari uwawe ni uwande? hari undi mugore afite? hari uwo yigeze se byibuze? ntawe afite, nta n'uwo yigeze. ariko Imana yavuze ko tugomba kurekeraho gukundana. yego nyagasani nyir'impu. umwe agategereza umugabo we w'isezerano n'undi agategereza umugore we w'isezerano. aka si akaga? urakoze Mana kuko ubikoze. urakoze ko ugiye kwiyubahisha. urakoze papa. urakoze cyane ko ugiye kubikora nk'uko ubivuze. urakoze cyane ko utajya ubeshya. urakoze ubwo hano hujuje abakiriya benshi cyane. haleluya. urakoze ubwo Ivona agiye kuba umucuruzi wa mbere muri aka karere. reka bamusuzuguye kera agicuruza agatanda babone ko utajya ubeshya. uri Imana uriho kandi ukora kandi uzahoraho. amen. ni ukuri nakiriye gushaka kw'Imana ngikora uko ushaka mu izina ryayo ryera. Imana ni nziza. mvugira uti Imana ni igitangaza. Imana ni rubasha. Imana ni byose kuyifite. kandi Imana ni igiti cy'inganzamarumbu kitegerwa n'abanyabyaha. haleluya. Mana waransekeje niyo mpamvu mpora Mana waransekeje niyo mpamvu mpora nseka. Mana waransekeje haleluya. Mana waransekeje niyo mpamvu mpora nseka. haleluya. wari wanezerwa se? ubu noneho ugiye kunezerwa byuzuye. Imana irambwiye ngo abagusetse bose ucuruza agatanda mu isoko ngo bagiye kukureba babura icyo bavuga bimyoze gusa. haleluya. Imana inyeretse imbere y'iri duka haparitse igikamyo kinini cyane. haleluya. haleluya.
kandi ngo icyo gikamyo cyari cyuzuye ibintu bitandukanye ibishyimbo imiceri amakawunga n'ibindi bintu byinshi cyane ndabyakiriye mu izina rya yesu mena kandi ngo si ibyo gusa nabonaga n'abantu benshi bafite amagare batonze hano iwawe ngo bafite n'imifuka myinshi irimo ubusa kandi bafite n'amagare ayo magare yari afite imikoba ikomeye baza guhambiriza batashe haleluya haleluya gusa sinabashije guhita amenya icyo Imana ivuze icyo Imana ashaka kumbwira ubwo nabyumvise ngiye kujya ndanga imodoka ubundi ngurishe n'abanyamagare bajyana mu nce zabo haleluya byashoboka ko ari byo rwose ngewe ngira iyerekwa ariko simita amenye icyo bivuze ariko ndumva ibyo umbwiye bishobora kuba ari byo kuko nabonaga nawe ufite ibifaranga byinshi ibifaranga byinshi ibifaranga ngo ugenda usubiza abantu ngo wakira n'ibindi byinshi cyane haleluya haleluya ni ukuri pe reka ngukore mu ntoki nguheshe umugisha twakiriye twitahire dore n'ubundi amasaha arimo aricuma ni ukurakira bitanu byonyine se bitanu byonyine kandi ubona uyu munsi Imana yanatugendereye ikatubwira amakuru ku migambi myiza ijoro ridufitiye oya humiriza wongereho dore ibihe bimeze nabi ndetse na esanse yaruriye wa muntu we sibyo gira vuba asigaye akoresha esanse kugira ngo agere ku Mana toka satani mu izina rya Yesu niko uzi ko umugisha ugenerwa ushobora gushya iduka ryawe rigashya twitswe na esanse kandi ntayo ucuruza ayiwe ibyo Imana yicishe hirya biragatsindwa none umva basakiranira icumi akira ntubona se ntubona nubwo nayo adahagije ariko ndabizi Imana izaguha umugisha ubutaha uzabona ndi ayo yabonetse ndagira ngo urabizi ko turi mu myiteguro y'ubukwe bwa murumuna wanjye ariko rwose ntugire ikibazo niburangira nzongera nkumenye uko bikwiriye seivo niko reka nkubaze niko Ivete yakomeje kwinangira umutima akomeza gutegura ubukwe n'uriya muhungu cyangwa n'undi musheri yahise abona undi musheri ubu yabamubonyeho icyumweru kimwe Alex niko akomeje gutegurana ubukwe na nkundiye wenyine shane ntibapfe kugerageza ariko burya kwicira inzira si byiza njyewe naramubwiye niba Imana ikugaruriye mu nzira ikakubuza gukomeza aho wajyaga ntiburiye ibifite icyiza cyane kurindirije cyangwa se ikaba ishaka kugusimbutsa ikibi cyane cyari kigutegereje mu by'ukuri niko bimeze ariko nanone urabona gutandukana n'umuntu muri kwigira umumano na invitasiyo z'ubukwe zarasohotse ntabwo ari ibintu buri muntu wese yapfa guhita yumva none se na za invitasiyo zarasohotse yewe icyo narinzi ni uko batangiye kwiga inyigisho z'abagiye kurushinga gusa zarasohotse n'abantu bose maze twamaze kubatumira ahubwo sinzi impamvu wowe ataraguha iyawe buriya rero ngiye nk'umukozi w'Imana yatinye kuntumira kuko azi ko arimo kwicira inzira kandi akaba azi ko ntajya nkorana n'abantu batumvira Imana we n'ubundi yataye umutwe ntafite aho ahagaze kubwo yasezera nkundi akamureka agakora icyo Imana ishaka yanze kumvira Imana ariko nanone yagera mu rugo yabikoza mama we ntashaka no kubyumva pe noneho kuvuga ijambo ubuhanuzi byo mama yanagukubita agushoboye none se ubwo wowe nka mukuru uhagaze njye nkubwiye ngo mpagaze aha rwose naba nkubeshye mama arambaza ati ibyo bintu Ivete azabisobanurira ati umusore wavunitse yitegura ubukwe akaba ageze kuri ibintu byose abishyira ku murongo wumva koko ntibifututse ariko wowe ujye ko Imana isoma byose urumva nyine iyo nibutse ko byavuzwe n'Imana kandi ko idashobora kubeshya ntabwo ibeshya ndagaruka nkumva Ivete yakwishakamo imbaraga akamubwiza ukuri rwose none se ubwo urumva amaherezo azaba yahe kumva nawe mukuru we wakabaye umuba hafi ukamwereka inzira y'Imana ukiri muke hagati njye nta kindi nakora uretse kubisengera Alex niba Imana kuko ibona agomba gutandukana na nkundi agategereza umugabo Imana yamuteguriye izamuha n'imbaraga zo guhakanira nkundi reka rero nkubwire buriya iby'Imana ntawe utekereza kabiri ukora ibyo ikubwiye iyo wihaye kwiha ubwenge rero iguteza ibyago ayiwe
kandi mwami Yesu n'ibiganiro ngiye kugirana n'uwo mushiki wanjye ubizemo bibiganiro byiza kandi bitanga umwanzuro n'inama ziturutse kuri wowe tubisabye mu izina ryawe ryera amen amen ariko amen pasita ikibazo cyanjye rero kirankomereye kandi nabuze uwo nakwizera kuko abo mbajije bose bangira inama zitandukanye. yego ikibazo cyo gutandukana n'umuntu mugeze ahantu rero nk'aho gutegura ubukwe ndakumva pasita ndumva ari ikibazo gikomeye cyane gusa burya umuntu mutarabana mwatandukana isaha iyo ari yo yose kuko nta sezerano ry'uba ufite. niba nawe pasita byibuze uranshyigikiye mama we rwose ntashaka no kumva ijambo gutandukana mu matwi ye Ivete ndakumva pasita iyo hari impamvu zifatika abantu baratandukana da cyane none se no ku munsi w'ubukwe ntitwongera tukababaza tuti ese kanaka nawe uremera ko nyirakanaka kubera umugore buriya avuze atashwi ntabwo twabashyingira. mama rero na muramu wanjye bo ngo kubera igihe gishize dukundana ngo n'imyiteguro y'uko ikaba igeze kure ngo ntabwo nkwiye kumureka pe. upfa kuba ufite impamvu zifatika kandi zumvikana. hari ibintu umusheri wawe akora uranyumva ndakumva pasita ukabona ntiwabasha kubyihanganira none se niba waramufasha asambana urumva wakwihanganira ingeso atangiye mutarabana. ikosa ryo ntaryo yakoze ahubwo imana yamishuriye ko nubwo dukundana ariko atari uwanjye. uvuze ngo imana yakubwiye ko imana yanyeretse ko nubwo dukundana umukundana we akankunda ariko tutagomba kubana kuko byafatwa nk'aho n'iby'umugabo w'abandi. umwibye ndetse ko nkundiye nta mugore wundi afite nta n'uwo yigeze. nyine nubwo nta mugore afite yego ariko si imana yanyanikiye nkumva rero tubanye twaba twiciriye inzira. sinzi niba ibyo urimo kumbwira ari byo numva keretse niba ndimo kumva nabi ngiye simbizi gusa niba uri kuvuga ngo imana yarakubujije ngo si uwawe waba uri mu buyobe bukabije cyane. none se Ivete ndakumva pasita imana yakubuza umuntu nteguye n'impamvu imukubujije. none se kuba ari umugabo w'abandi urumva bidahagije ngo imumbuze. none se wamenyanye n'umuntu mugeraho mukundana mutegurana n'ubukwe mwiga inyigisho z'umubano muritegura musohora impapuro z'ubutumire invitasiyo imana ibareba none ubukwe burageze iba ariho ibabwira ngo ntimugomba kubana ngo kuko mudakundana. Ivete ndakumva pasita ibyo bintu sinzi uwabiguhanuriye sinzi n'imana yabikubwiye iyo ari yo sinzi niba niyo mana ariyo mu ijuru. imana yo mu ijuru itegeko risumba ayandi yaduhaye ni iryo gukundana. ntabwo ariyo rero yahindukira kandi ngo ibuze abikundanira gusohoza isezerano ryabo. ntabwo ariyo rero yahindukira ngo ibuze abikundaniye gusohoresha isezerano ryayo ryiza kwibanira akaramata. ubu se mfuka amatwi umubore w'imana ndeke kuwumvira pasite. ese Ivete ubundi ibyo bintu wabimenye ute? warasenze urabyerekwa imana yarabikuganirije mu nzozi mbwira wabimenye ute? imana yantumyeho umuhanuzi wayo arabimbwira. none se ubwiwe n'iki ko yaguhanuriye iby'ukuri? erega n'abahanuzi b'ibinyoma babaho bahanurira ibijyanye n'irari no kwifuza kwabo. nabihanuriye na Alexi kandi ni umuhanuzi dusanzwe twizera wumva rero ntiyambeshya kuko nta n'inyungu yaba abifitemo. ntabwo nshatse kuvuga ko yakubeshye rero cyangwa atakubeshye kuko imana imubwira ibyo ngewe sinari impari ariko icyo nkubwira ni uko ugomba gukoresha ubwenge bwawe nawe ukareba umwanzuro ugiye gufata. sinumva ukuntu watinyuka kwiyicira ubukwe bwawe wowe ubwawe ngo ubuhanuzi bwavuze gutya na gutya urumva ari byo. ariko ibintu by'imana ntabwo tugomba gushyiramo ubwenge bwinshi pasite. none se imana yabitegetse urumva yaribeshye. ibintu by'imana rero nibyo bikwiye kujyamo ubwenge bwinshi cyane kuko niyo yabuduhaye kandi buduha ngo tubukoreshe
uranyumva neza ndakumva pasita. ntabwo rero dukwiriye kuyoboka buka kandi turi abantu rero ujye wibuka ko n'inyigisho z'ubuyobe zibaho. ese wumva igenze mwana urabona bitanga icyizere nkomeze mpanyanyazi cyangwa nikuriremo akanjye karenge ndi gusera mu ruzi imana. rero noheli ntakubeshye iyi gahunda iracyari mu tubazo twinshi pe. ni wowe wo gufata umwanzuro tugakomeza tukagerageza cyangwa se tukabiva mugashakira ahandi urumva. ahandi se shakira ko Ivete mukunda nk'ivuyeho uruhu. ubwo rero reka nkomeze mugerageze turebe uko bizarangira sibyo. burya kudacika intege mu buzima reka hari igihe bikugeza ku gasongero k'umusozi watinyaga. aravuga gutyo ikibazo ni uko utambwira aho bigeze ngo menye aho byerekeza mbona uko mpima ikirere. none se mbwira ubona byibuze hari igihinduka ku myumvire ye. rero noheli reka nkubwire Ivete we rwose nta kibazo ateye kuko ubona agaragaza gutinya ubuhanuzi. ikibazo gikomeye kiri ku bantu bamugira inama. none se bamugira inama asura ya mukuru w'Ivone none se we ntiyizera ubuhanuzi kubi ikirenzeho kandi ni n'inshuti yawe yakadasohoka ubwo ibintu binanirana bite. Ivone nawe sindamenya aho ahagaze neza rwose nohe. rimwe yumva ibyo mubwira ubundi akumva sibyo ariko mubi cyane ni mama wabo. uriya mukecuru yari yamavubi ngo uko byasa kose ubukwe bw'umwana we ntibwapfa reba. hanyuma si Ivone we bimeze bite. Ivone nyine we asa naho ashyigikiye nyina ariko namubwira ntese koko uri mu bantu bakwiriye gusuzugura Imana uzi n'ahantu yakuvanye ku gatanda ko mu isoko ukabona ko ashaka kunyumva. ariko akavuga ngo wazakurikiza ibyo muri umuntu wazahitamo. Ivete wese ku giti cye byumva neza. mwana reka nkubwiza ukuri rwose Ivete na nkundiye barakundana pe. uwongereho ngo barakundana. Ivete namuganiriza akambwira ko atahangana n'ubushake bw'Imana ko azakora icyo yavuze. ariko nyine yagera ku ijambo gutandukana na nkundiye amarira akamushoka ku matama yombi. nashaka azashoke ku myenda agere no ku birenge nk'aya mavuta yasutswe mu mutwe wa Aroni. icyo dupfa twebwe ni ukubona atandukanye na nkundiye nkamwe gukana nta kindi juzi by'amarira nzayamuhoza. ariko nawe uri umugome rero. ariko nta bugome burimo none se y'amagara aterewe hejuru. utari umugome nta nubwo ugirira impuhesheri wawe wo mu minsi iri imbere koko. ni mu wenda zimufitiye nyinshi cyane mani nisize impamvu utabyumva. none se ayo marira namushoka ku matama ntabwo ari njyewe uzayamuhoza amaze gutandukana na nkundiye. genda zimufitiye rero nuko bimeze. turakomeza tugerageze wenda hari igihe byacamo ntawamenya bizacamo. gusa agakino ndimo kugukinira karenze ukwemera tu. ariko ibyo nta nicyo bimpangayikishijeho ko niba nyir'ubwite abishaka umukuru we akaba avuga ko azashyigikira icyo nyir'ubwite azemera. ndumva nyina atari ikibazo cyahatari. nyina w'umwana aba ari umuntu ukomeye mwana. buriya ashobora kwitambika burundu Ivete agatinya kwitandukanya n'umubyeyi akemera akamwumvira. ariko ubundi kari agakecuru waba ariko dushaka cyane niba Ivete twaramaze kumubona. mu buhe buryo se. none se uriya mukecuru wese umukristo. umukirisitu nyine nawe twareba ikintu umuhanurira gituma abona ko ibyo Ivete arimo ashaka hari nabyo Imana ishaka koko. uriya mukecuru aragoye mwana. kumufatisha birakomeye cyane kuko aho wabera mubi nta nubwo ageza mu masengesho mu butayu urumva naho bikomereye. sinjyamo nasazamo y'abakecuru cyangwa itorero ryose ku rusengero. wowe wazajyamo nawe hanyuma ukamubwira ko Imana ikweretse umuntu urimo ushaka gushyingira umukobwa we ku ngufu kandi ko nabikomeza bizamumerera nabi. urumva atari umutwe. ariko mwana uzi ko wagira ngo ufata nk'umuhanuzi w'ikigoryi. ndakwemera urabizi. urumva ibyo natinyuka kubihanurira mu rusengero koko. nusi kubwira umuntu ko arimo ahatira umwana we gushakana n'uw'Imana idashaka no kubwira umukobwa ngo umusore bateretana si we yagenewe igikomeye muri ibyo ni iki. ariko banza umenye ngo nabimubwiriye. none se nabimubwiriye mu masengesho asanzwe y'itorero. none se amasengesho asanzwe y'itorero uratinya. ariko jya ubanza umenye n'abantu bayajemo. wikina wowe basitora barimo ba mwarimu baba bahari abakozi ba leta abize abacuruzi abashoferi abasobanutse bose baba bahari. ubundi ngatinyuka nkavuga amahomvu nk'ayo ngayo byongeye mu rusengero. cyakora koko mbona bari abatipe bize bapinga bashobora kuvuga ikintu bagahita baguhindura cyokere. none wakabimenya. ese mani kari agakecuru buriya turakagira gute ngo kave ku izima. uriya mukecuru we nta kindi twakora usibye kumugenza gahoro cyane ahubwo tugakoresha Ivona
akaba ari we nyine ushyiramo umuriro ivete cyane. gusa urarizwa n'iki ko ntawe ukuriye urwara nkaba ntagututse urarira ubaye iki koko Ive? ceceka ihangane Ive, none se urarira tutaranavugana koko? arihangana asabaye iki ko ntigeze muvuga nkaba ntamututse ko nta karimu namutumye nk'ubu uyu mukobwa ararizwa n'iki koko? amagambo yonyine warayimbwiye arahagije. ubu se kuntuka kurenze kumbwira ngo uzanjyana indera ni ukuwe. ngaho ubwira mukuru wawe uko byari bitangiye kugira ngo nkubwire ko nzajya kukuvuza uburwayi bwo mu mutwe. mubwire se. wamubwiye se ko ariwe wamutumyeho? Ivo, urabizi ni wowe na murumuna wawe nsigaranye. nta wundi muntu mfite wo kugisha inama utari mwebwe. ndabyumva. sinirirwa nsubiramo iby'ubukwe bwa Ivete na Nkundi aho bugeze. icyo nshaka kugusobanurira ni ikibazo yadukanye muri iyi minsi cyo gushaka kubwica. wikwirirwa uvunika uransobanurira kuko njye ndabizi yarabimbwiye kandi nawe wigeze kubimbwira. reka da si birya. hari ibindi se? ubu noneho byafashe indi ntera yaraye ambwiye ngo aho kugira ngo abane na Nkundiye ngo yahitamo gutorongera akajya kubaho ntazi. wimbeshyira mama. nkubeshyeye nigeze nkubwira ngo aho kubana na Nkundiye ko nakubwiye ngo aho gukora ikintu Imana yambujije kubera kugutinya nahitamo nkagutoroka. icyo ubeshyera Imana se ngo yakubujije ni igiki si ukubana nawe? none si Ivo, uyu mwana uvuga gutyo urumva kujya kumuvuza bidafite ishingiro? sinzi ko twavuga ko kuba yakubwiye gutya ari ubusazi. buriya umuntu wese agira uko yumva ibintu n'uko atwara ibintu bye. ukumva rero kuvuga ngo azatandukana na Nkundi ari ibintu bisanzwe. uribuka ko bamaze kwiyandikisha no guca mu rukiko tukaba twaramaze gutumira abantu ibintu byose byariteguwe byararangiye igisigaye ari ubukwe. ariko isaha y'Imana ntabwo ibara nk'iy'abantu mama. ibyo byose ntacyo bivuze imbere yayo kuko iyo igutindije iragutegera. umva mbese nibyo maze igihe mubwira n'Imana ntikora nk'uko abantu dukora. ariko we nkabona ashikamye ku kintu ngo abantu bazavuga ngo abantu bazatuvuga ngo iki. oya nta bantu bazavuga mama. icyo ukwiye kwibaza ahubwo ni uko Imana izakubona n'ukuri igitandukanye n'icyo yakubwiye gukora. niko Sivo karame uwabahaye yabahereye hamwe. aduha iki se? nta soni koko nawe mukuruza ubwenge ugatinyuka ngo nta kibazo niyica ubukwe batamubenze. oya njyewe sinshyigikiye kwica ubukwe pe. none niba yumva bakomezanya ntibakomeze. ako niba koko Imana yaramubujije nduva namuhatira gukora ikinyuranye n'ubushake bw'Imana. ariko si yo Mana yica ubukwe bw'abana bayo, ni Imana heko nzi ko Imana yo mu ijuru itabikora. mama wowe uri umupagani mubi. umva mbese ugatinyuka kuvuga izina ry'Imana kuko nta niyuzi. ndakwiyamye muko Ive, nta Mana nzi. nta Mana nzi kuko ntirirwa muri ariya mafuti yanyu ngo ni amasengesho adashira imburuburu zibabeshya ngo mubonye amazu mubonye za viza mubonye amafaranga mubonye ibiki n'ibiki. mama ndabizi ko utemera ubuhanuzi ariko wituka abakozi b'Imana ubita imburuburu kuko baratoranijwe. akaga kabaho no mu ruhukabunga baratoranyijwe. niriya ngarisi ngo na Regisi ishutse murumuna wawe akaba ataye umutwe ku manywa y'ihangu yaratoranyijwe. mama ntugapinga umuhanuzi kukurira n'umukozi w'Imana kandi byakugiraho ingaruka zikomeye cyane pe. niba wumva utemeranywa n'ibyo akubwiye wabireka si itegeko kubyemera ariko ntumutuke. ishyano rinsharije umwana rirashaka kumwicira ubukwe ndireke ryidegembye ku musozi ngo nizabahanuzi. mama njye nakubwiye ngo ubukwe ni ubwa Ivete niwe uzi icyo yavuganye n'Imana. ngewe nawe nta bushobozi dufite bwo kumubwira ngo kora iki cyangwa areka iki. we nahitamo kugumana n'uwo bari kumwe nta kibazo, nahitamo kumureka agategereza undi nk'uko Imana yamubwiye nabyo nta kibazo. ese mama kugira ngo ngiye kureka Nkundiye biranyoroheye. none se uri mu biki? nanjye si amahitamo yanjye iyo biba bishoboka nakabaye ngumana n'umusore unkunda nanjye nkamukunda ariko Imana yansabye kumureka kandi nta kindi nakora. uribeshya rero kuko ngewe icyo gukora ndagifite. niyo wateka ibuye rigashya ntabwo nareka wipfayonza gutyo ngo uretse umusore ugukunda ngo ugiye gutegereza ibyo ntazi. mama niba utanabizi rero ubu ngewe namaze gufata umwanzuro kandi sineze gusubira inyuma. umwanzuro ki muko? umwanzuro wo gukurikiza ugushaka kw'Imana nkareka amarangamutima ya muntu akuzuyemo nkareka ubuyobe Satani yakuminjiriyemo ukaba utabona icyo Imana ishaka. ni ukuvuze Ive? nuko rwose. ni ukuvuze uravuze ngo nyobowe na Satani koko? sha uzabona uri i Rwanda. inga nigendera ariko agahinda unteye uzamenye ko ibya mukuru ritinda ridahera. babyeyi babyaye ibi ni ibiki koko?
uranganze shawa cyane umuntu yikanga ku manywa nk'undi ngo ndi sheri kandi umugore uzakubitwa umubona kare umubona atangira kuvuga umugabo we mu mazina niko kohitse umutima se sheri umurashanda gukinisha ntabwo nakwikubitira urubavu rwo mu mbavu zanjye niko ngaho ryamisha umutwe hano sha mu gituza cyanjye maze ushira igihunga oya nkundi have byihorere ariko si biharaje byo kunyita nkundi wabyadukanye ute mukunzi mwiza simvuga ko ari bibi kuko n'izina ryanjye kandi nkunda ariko simbimenyereye rwose ibyo ntacyo bitwaye nkundi kandi ni nabyo bikwiriye nawe nushaka utangira unyite Yvette ntacyo bitwaye kuba nakwita Yvette ukanyita nkundiye ariko nta nicyo byongera none se kwitana abasheri bisigaye bikubangamira ntabwo twakomeza kwitana abo tutari bo bishatse kuvuga iki se birumvikana ariko ntabwo twakomeza kwitana amazina y'ibyo tutari byo twaba tubeshyanye kandi kubeshya ni icyaha Imana yanga urunuka nkikubona waje kuntegereza hano umutima wansimbutse numva si ibisanzwe ariko nishyizemo akanyabugabo kwaba washatse kuntungura ngo nsanganire utabimbwiye biraba ibyuya rero ntabwo naje kugutungura nk'uko ubivuga ahubwo naje aho ngo tuganire tuganirire mu nzira se sheri ntacyo bitwaye gusa ushaka wanyita Yvette kuko nibyo byiza byanze bikunze ugiye kumbwira ikintu kibi kuko umutima urandiye pe none se haretse tukazakivuga ejo kureba niriwe ku isoko nkaba narushye oya ntabwo naguheza mu cyeragati kuko naba ndi kuguhemukira nanjye ntiretse ngaho rero reka dutahane ujye kubimbwirira mu rugo dore aha ni ku nzira kandi ikintu ugiye kumbwira rwose ubanza gifite uburemere bukomeye ibyo kiraremereye ariko sinshaka kujya mu rugo bashiki bawe batambona ndira ikintu ugiye kumbwira ukaba witeze ko kikuriza waretse ntukimbwirire ku muhanda koko byibuze reka ejo nzazi iwanyu azaba ariho ukimbwirira ntabwo nabikubwira mama yumva nkundi kuko nanjye kubikubwira ko birangiye ntibinyoroheye ayiwe ninde byarangiye sheri ntumbwire ko ari Yvonne cyangwa Kanyandekwe we ntabwo ari uwapfuye nkundi ahubwo ni urukundo rwanjye nawe rugomba kurangirira umbwiye ngo ntibishoboka none se ndaruta ku manywa ndasinziriye se ayiwe bimeze bite ko ibintu ndi kumva atari byo ngomba kumva nibyo nkundi ntabwo urota uri muzima Imana yambwiye ko twakundanye imbusane kuko atari wowe mugabo wanjye nanjye nkaba ntari umugore wawe ubwo rero nta kindi twakora usibye gushyira mu bikorwa iby'Imana yatubwiye none se ndi umugabo wande cyangwa uri umugore wande ariko se koko ndakanuye cyangwa nibereye mu nzozi reka nicara bimbwire neza kuko ndumva ntazi niba ndi muzima cyangwa ndwaye pe nanjye byarangoye cyane kumva ko natandukana nawe iminsi yose ishize nari mbizi ariko narabuze uko nabikubwira yewe nafashe n'igenda bisengera nihiriza ubusa ngo ndebe ko Imana yampindurira isezerano ikareka tukabana ariko yanze kwisubiraho rero nkundiye mwiza nsize nta mwanzi ihangane uhaguruka utahe nanjye ntahe dutegereze twihangane Imana itarya ruswa nk'abantu izaguha umugore yakugeneye nanjye nk'umugabo yangeneye ngo umugabo yakugeneye oya ntibishoboka sheri ibyo uvuga nta n'ibyo uzi pe cyakora agomba gufatirana hakiri kare nkavugana na mukecuru na Yvonne ntukuri pe rwose tugomba kukuvuza ko ndabona wafashwe n'uburwayi bwo mu mutwe ndi muzima rwose ubundi se koko ibi nibyo cyangwa nibyo ndoze gusa nimba ari zo koko nimbi zirakagenda buzirireho mbega inzozi mbi we nkundi ushaka gushyiramo ibitekerezo byinshi rwose iyo Imana ivuze jya wubaha icyo yavuze sibyo ngaho ibaze ibyo twakoze byose nk'imyiteguro y'ubukwe sheri ibaze ko twiyandikishije tumaze n'iminsi twigira umubano ubu se koko pasiteri tuzamusobanurira ngo iki koko none se ari pasiteri n'Imana ninde ugoye kumusobanurira impamvu twahagaritse imigambi yacu nako Imana isanzwe ibizi ni nawe yabishatse naho pasiteri we ni ukumenyesha icyo Imana yavuze nawe arayubaha ntashobora kukirengaho Ive ndakumva nkundi sinzi niba ibyo numvise ari inzozi gusa Imana imfashe zibezo gusa rwose unyemerere tubonane na pasiteri vuba aha ngaha tumumenyesha ko twembi twahisemo guhagarika gahunda yo kubana ariko
haleluya amen haleluya amen haleluya amen hehe ni ukuri kuri uyu munsi nezerewe imana mu mutima wanjye kubw'ibihe byiza yaduhaye hari abandi bantu banejejwe n'imana nkangera nanjye nanezerewe imana kuri uyu munsi yatwongereyeho kubaho ariko by'umwihariko ikaduha kubaho tuyishimisha akanwa kacu amashyi menshi ku mana yacu rwose amina haleluya ivete niwe mbwira Yvonne abandi bakirisitu muri rusange najwe ry'imana mwumvise nta muntu wabura icyo avugira imbere y'imana twaje ku ibendera ryayo ni ukuri twasenze kandi imana yaduhaye ibihe byiza cyane muri ubu butayu amina naje gusenga mfite ibyifuzo byinshi kandi mfite icyizere cyuzuye ko biza gusubizwa uko byakoze ni ibihamya by'ibisigaye haleluya rwose amina amena bwoko bw'imana komera data amashyi umushimire ko akugiriye ibambe akaba agumurira ibyari byaragomeye imigisha yawe yose haleluya amina mu kanya dusenga imana yanyeretse ko hano hari umuntu wagize icyifuzo yo kuzajya Kigali teruka sindire hari jebure matematike fizike shimiyaro imana inambwiye ngo icyumweru gitahira kujyana i Kigali irakujyana i Kigali imana yongeye kunyereka umubyeyi ufite umugabo w'umupagani koresha ni baka teruka sindire giti afibative buka sakaro irambwiye ngo genda usengere umugabo wawe arakizwa yakire Yesu Kristo nk'umwami w'umukiza w'ubugingo bwe ese ko mutavugiriza imana amashyi n'impundu ko muyivugiriza induru n'amakonda n'imyirongi haleluya haleluya ijambo ry'imana riransanze rirambwira ngo icyo muzasaba cyose mwizeye muzagihabwa asambure abizeye murambura ibiganza mwakira imigisha yawe haleluya akira umugisha bebe aljebure akira amafaranga akira kujya mu mujyi darisha mane bakira amafaranga ibicuruzwa iduka rikomeye akira akazi akira agakiza mu muryango wawe akira umugabo mwiza wasabye imana komata periti gocho akira umugore mwiza wubaha imana akira haleluya mukomere imana amashyi yemwe mukomere imana amashyi yemwe mwongere imana ntijya ariko hari abantu satani yanangiye umutima baza gusenga nk'uko umuhanuzi yavuga ugasanga bapinze ngo biriya ni ibyo yitekereje reka da dufite imana nyamana iduha amakuru yose rujurunari kompure imana iduha amakuru yose reka umuntu wumva ko hari icyo imana yamuvuzeho haleluya atambuka imbere hano azana ituro ryo kugomorora umugisha we satani yari yaragomeye haleluya njyewe rero numvise hari icyo imana yamvuzeho rwose naje niteguye neza murambabarira nta turo rihagije naze umubyeyi aragira ati nta turo nazanye ariko ndagira ngo iki kintu tucyumve kimwe uramutse wagiye kuraguza bakakubwira ngo intsinzi yawe izava ku kintu iki n'iki wavuga ngo icyo kintu ntacyo ufite cyangwa wakora uko ushoboye kose ukakibona
noheli tubwire uko byagenda wagiye mu bapfumu bakagutuma ikintu kizavaho intsinzi kandi utagifite. kirazira kukibura rwose, kirazira pe. iyo bigenze bityo ugurisha n'itungo ufite rwose, ukagurisha n'umurima ukaguza n'inshuti n'abavandimwe, kirazira, ariko ukabona icyo umupfumu yagutumye rwose. Mwabyumvise bakristo, mwabyumvise? Amina, haleluya. ngewe ndabaragurira nta kintu mumpaye, ariko nabatuma ituro ryo gutura Imana naryo mukaribura koko. ibyo ntibikabe mu nzu y'Imana. Imana imbabarire kandi nawe umbabarire kuba nari mbuze ubwenge. ntibikabe mu nzu y'Imana. none rero reka nkoreshe telefone ure ku ikoranabuhanga. uricyo n'ikimana ivuze irimo rwose. wowe kandi akanyenyeri vuba vuba ubundi uture, kandi uture igishyitse. kandi ijambo ryarambwiye ngo nutura ikibyibushye kimwe y'Imana yishimira. haleluya. abandi namwe mutambuke muture amaturo yanyu kugira ngo imigisha yanyu igomoroke yemwe bakirisitu bavandimwe. haleluya. cyangwa niba mutabishaka nabyo mubimbwire. ikibazo cyanyu rero muranyumva neza, kirakomeye cyane. kuba undi muntu utarimwe yakigiramo uruhare si ibintu byoroshye. nyine gusa ubwo mwanyizeye mwasanze ari uko nababera umuhuza hagati yanyu. ngo ngwiki umuhuza mwiza. none se mwaje ngo batandukanye Yves? mu by'ukuri ntabwo igisubizo tukwitezeho ari ukuduhuza rwose. wacenera Yesu. ahubwo twebwe tugusanze ngo dufashe gutandukana mu bwubahane ntawe ubabaje undi. njyewe wavuga ko icyo ngicyo ari icyifuzo cyawe rwose, ntabwo wavuga ko ari icya twese. pasiteri sinabikora njyewe ndumva nasaba pasiteri akadufasha gusubiranaho kudufasha gutandukana. nkundiye wishaka kuzanamo amarangamutima yawe. ntabwo ari amarangamutima yanjye ariko twese uko turi batatu tugomba gukurikiza ugushaka kw'Imana. pasiteri dufashe ugushaka kw'Imana kuzagende neza kandi natwe dusigare amahoro. biragatsindwa kwacenera Yesu. kumva ngo njyewe pasiteri nafashije abageni bitegura kurushinga gutandukana, aho nakabafashije gukomeza urukundo rwabo. Imana niyo yahisemo ko dutandukana, ariko pasiteri kandi izi impamvu yabyo kukurusha. icyo cyo mbanze nanagikosore. Imana ihuza abantu, nta mana igitandukanya abantu. urebye nanjye nicyo navugaga. naramubwiye nisimpakanye ubuhanuzi baguhanuriye, ariko n'ubwa mbere numvise Imana ibwiye abageni ngo nimurekane ntigaragaze impamvu bakwiye kurekana. iki kibazo si ubwa mbere nkiganiriyeho nawe Yves. ndabizi. uyu Yvette yakunze kuza kungisha inama kenshi. nkamubaza nti ese hari ikosa ubona kuri nkundiye? akambwira ngo ntaryo. ntise ubwo murapfike? nanjye kandi ntaryo ndamubonaho ku buryo ryatuma tutabana. ega nkundiye ndabizi ko nkunda kandi nanjye ndagukunda. ariko icyo we na pasiteri mwirengagiza ni uko dukundana mu buryo butemewe. none se Yves, ndakumva. uburyo bwemewe ni ubuhe, uburyo butemewe ni ubuhe? Imana birayibabaza iyo ibona ndimo nkunda umugabo w'abandi, mwikoraho ibyo nshaka kandi ifite umugore yamuteguriye. ngo nawe nuko bigenda, iyo ubona unyikoraho ibyo ushaka, turi mu rukundo kandi nari umugore wawe. ubu se kuriza kandi wavuze ngo urashaka gutandukana nawe gikristo, ntawe ubabaje undi. ntawe ubabaje undi se byakunda gute kandi maze icyumweru narabaye igishushumbwe pasiteri? kwiyumvisha ko natandukana na Yvette nicyo kintu kibi cyambaye kuva navuka. ugomba kubyihanganira nkundi, kuko agahinda ufite ngewe ngakubye inshuro nk'eshatu, ariko nta kundi tugomba kureka Imana akaba ari iyobora. wibeshyera Imana Yves. Imana y'ubwayo iravuga ngo ababiri bahindutse umwe ntihagire ikibatandukanye. nanjye namubwiye ko nta Mana yavuze ibyo rwose, ahubwo igishoboka wasanga bamuhanuriye ibyo bafite izindi nyungu babikurikiyemo. Alex ni umukozi w'Imana yubaha cyane, ntabwo yatinyuka kuvuga ngo Imana iravuze kandi nta kimubwiye. ikindi kirenze kuri ibyo rero ni inshuti yanjye, ntabwo yakwifuza kunyicira ubu. ntumva se nyine, ntumva ko ari inshuti yawe? birasanzwe rwose, nta ugura inyama ntuzirye. wibeshyera undi mwana nkundi,
Alex ni inshuti yanjye isanzwe nta gahunda afite yo kuntandukanya ngo nkunde. none se wowe urumva byagenda guteye ive ngaho tubwire wowe icyifuzo cyawe. ngewe ntabwo nakora ikintu Imana yambujije. ariko iyo ukomeza kwitwaza imana imana usenga ze siyo twese dusenga. ariko wowe nankundiye ntabwo mukijijwe neza, ni nayo mpamvu mutari kumva isezerano ry'Imana icyo ari cyo. ubu se murashaka ko nzabanza kuba Aburahamu? Imana yabwiye ati nzakugira sekuru w'amahanga, yabona isezerano ritinze akicira inzira akaryamana n'umusha. noneho ubwo ni ngewe muja rero. Ive ndagukunda cyane urabizi, ariko niba icyemezo wafashe ari uko tugomba gutandukana ntabwo nakwihambira utanshaka, sibyo? ariko gerageza rwose dutandukane neza, utansuzuguye ngo usuzugure n'abandi. ubu ko kunyisa umupagani na pasiteri kuko tukubwenga ibyo bintu urimo ngo ni ubuyobe bubi. simvuze ko muri abapagani ariko namwe murabizi ko mudakijijwe neza. ubu se muza gusengera mu butayu ryari? ubu se muzaza ku mugezi ryari? mu buvumo se murahazi? pasiteri ntunyumvira? ku ibendera se mwarahageze? ukumva rero ko ibyo ngibyo ari byo bikugira umukristo uruta abandi. pasiteri umuntu niwe uzi ko akijijwe mu mutima we, gusa abagaragara nk'abanyacyubahiro hano mu isi ntabwo aribo bazabanza mu ijuru, icyo cyo kimenye. nawe rero ntukajye uca urubanza. yewe pasiteri reka ne gukomeza kugorana, aho kugira ngo Ivete akomeze atubwire amagambo arimo kubahuka n'abamuruta rwose, reka muhe amahoro meza dutandukane ategereze umugabo we rwose Imana yamugeneye nk'uko abivuga. erega si uko mbishaka, ahubwo ni uko Imana ibishaka. gusa nanjye ndagusabira ngo Imana izaguha umugore mwiza, azagukunda kurinda komora akagahinda utewe n'urukundo wankundaga rudakunze, aguteteshe nk'uko nari narabyiyemeje kuzabigukorera. yarekera aho ngaho ibyawe nabyumvise. aha ko numva subirakariyemo kandi dukoze neza, ahubwo twari dukwiriye no kubishimira Imana. nuko ye aha reka nigendere da. aha mana ureberera iyi si yawe umenye ko ubigenza kuko ndabona bigeze ahakomeye. iyi ni ya minsi yavuzwe pe. imibabaro yanjye yose ni kwa izi, ahinduriye imibabaro ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. nuko mwana wanjye Imana ishimwe cyane pe, byari bimaze kundenga. urabivuga se urabizi mama? yego mwana wa ngewe byendaga guturitsa umutima, ariko Imana ni igitangaza yo kabyara. ni ukuri nk'uko umwanditsi wa Zaburi yabivuze, Imana ni nziza ibihe byose. ni nziza ibihe byose rwose. ariko uzi ukuntu byamvunaga mama? byakuvunaga mwana wanjye, twese byatuvunaga. ariko aho ibera igitangaza, impaye imbaraga zidasanzwe muri uyu mugoroba, mbona ikibazo gishyizweho akadomo. nuko mwana wa ngwino nkuyambire rwose. nkuyambire rwose mama. byibuze Alegisiyo gakizwa akareka guteka imitwe, umweretse ko ubushukanyi bw'abantu batangiye kubuvumbura. oya rwose mama, ariko ntugatuke umukozi w'Imana ngo ni umutekamutwe mama. apfu nagende. ni ukuri Alex ni umuhanuzi w'Imana kandi umwuka wayo wera bakuriwe, ntajya avuga ikintu Imana itamubwiye. na biriya yari yagupakiyemo se ngo urikane n'umusore mwikundanira n'Imana yari yabimubwiye ra? cyane rwose mama, none se yabeshya? yewe n'inama yo guhakanira nkundiye burundu turi imbere ya pasiteri na Alex wayingiriye, ngewe nari nabuze imbaraga zamuhakanira burundu. uretse gato mbanze mbyumve neza. none si ibyo uje umbwira ngo Imana igira neza iragushoboje ni ibiki? si ukuvumbura uriya mutekamutwe ugasubirana n'umugabo wawe mugakomeza gahunda z'ubukwe bwanyu? nkundiye si umugabo wanjye mama, ni uw'abandi. icyo nivugiraga ni uko muri uyu mugoroba tubyanzuye ngewe nawe ndetse na pasiteri ahari. ubu ntacyo ngipfana na nkundiye, yagiye ukwe nanjye njye ukwanjye. ye baba mana yanjye Regisi wenda mwica ndica Regisi. oya mama. Regisi wa mugome we, reka nze tubonane sha, uhirwa gusa singusanja. utambwira ko ugiye gutongana n'umukozi w'Imana mama? arambona gusa umukozi w'Imana nyabaki
ngiye gutongana nawe se gusa ko ngiye kurwana nawe sha ntarebe ngo ndi umukecuru turakizwa na mbuga. Garukiraho mama, garukiraho rwose. Ntabwo ushaka kujya gutongana n'umukozi w'Imana. Mukozi nyabaki? Ryari utakaba ari njya utonganya cyangwa ukanankubita ariko sinshaka kujya mu rugo rwa Alex rwose. oya ntabwo nabyemera nohe ariko si kubiri ntabwo igihe cyose nakoze rwose naba naravunikiraga 2020 oya nawe wikabya nta 50,50 50 se n'inkwano ndi gutanga none urashaka kuvuga ko akazi nakoze ari ubusa ko nkangisha gukwa iyo ntamuguteretera ubugiye gukwa nde nawe ntugakabye ntugakabye ngo wumve ko wakoze ibintu birenze ntize ndaguha 50 wampuje nawe byararangiye yemeye ko zambera umugore ariko yabyo byararangiye none se igisigaye ni igiki ni igikira ndamufite hano se Ivete namwumvishe ko nkundi atari umugabo we arabyemera ndetse aranamuhakanira birarangira hanyuma se urashaka ko nkora iki kindi kandi nyine wibanze uduhuze birangire yemere kuzambera fiance uriye ko 50 bisigaye ntazabiguha kaje zana yarenzeho rwose ntukakibazo utumye ndakara rwose ariko usurakazwa niki nohe jya umuntu w'umugabo ureke kuzana ububwa nk'ubwo urumva wowe twapanze diri urambwira uti bikore nk'uwikorera nzaguhesha umugisha tubutse none nawe uti none se amafaranga 20,000 bishatse kuvuga ko ari ubusa ni ubusa nyine ni ubusa rwose nawe ubuzikana ese ubwo inshuro nasenze nta n'ikintu wampaye ariko nkajya mvuga nti ntaribi ndi kuvunikira umuntu wanjye guhaga n'ubwo wenda ubwita ngo ni make ariko nagerageza kumwohereza oya rwose oya ntabwo nshaka kubyemera ubu se ngewe nari mwanze ko nigeze musaba na bizuse kandi nari mbifitiye ubushobozi uribuka mu butayu bwose twajyanyemo ntanike 20,000 ntabwo nshaka niba udashaka gukora ibintu ngo bigeze ku musozo 50 ushaka nyaguhe yuzuye niyo bintu yitse 20 yampereze yansubiza ngo iki ntacyo nkwinginga mu bundi ariko si cyo nakoze ni igiki none se warabirangije ubu ndamufite urashaka se kujya no kumuguteretera mbabari usubize niba umuhanuzi ugomba kubikora byose mbese wasabye kumutanya na nkundiye narabatanyije byararangiye urabizi neza barakundanaga kandi nkundiye n'umusore witonda cyane bakundanaga byanyabyo naramubeshe mubesha byinshi ko Imana yavuze ko batandukana arabyemera kandi nawe urabizi ko ibyo ngibyo ari ibinyoma none rero kujya kumubwira ko umukunda nabyo birareba Alex umukozi w'Imana ko nanjye nagowe Erega nukumfasha se itegeko ma aya kuburya twarangije kumufatisha igisigaye nukumubwira ko ari ngiye Imana yamuteganirije kandi ko nanyanga azafata byaye ahita yemera nanjye ngahita nkubita taranti zawe si amafaranga yabasigaye ushaka se umva rero ukamubwira nahe none se ko icyari kingoye ko hari ukumwomorora kuri nkundiye nkaba narabirangije n'ibindi nyine wamuhaye izo taranti urazinyimira iki kuko kumugushyingira byo nzabikora nkuzimya bushi Alex umva tuzagata mwana tuziki ntuze umva abantu umva bagenda nyuma y'inzu mwana aya reka kujijisha nibashaka babe bahari wanjye njyewe icyo ushaka ni amafaranga nta kintu nawe urabibona ibihe bimeze nabi amavuta yanjye muri iyi minsi nta musaruro uhagije arimo kuma rero nawe inzara yanjye ntuyongere oya ntabwo urabizi ko ibyo ukora ari amanyanga rero urakomeza gusakuza nakubwira bashobora kutwumva buretse ko wumve noneho ngaho umpa amafaranga rero nigendere wa mugani atagira utwumva sibyo umva uretse gato nkwereke reka nkingure ndebe ariko rero ubu wanje kumpa amafaranga ngiye nkigenza ngaho kingura ese ni mwebwe mwiriwe neza mukecuru niriwe nyine mbwirira igisi ko mushaka ese ni mwebwe mukecuru ni njyewe nyine ndahari reka ndahari rwose nuko narempuze ndi mu masengesho nyine y'uyu n'uyu muvandimwe mama we nyine yagize inyatsi zikomeye ubu twari ku mavi nyine rwose tumusengera kuko birakomeye rwose ahubwo ubwo muje wenda mwana dufasha akadufasha tugasenga kuko birakomeye rwose birakomeye ngo bagume bamwigirijeho nkana ariko ubundi mwiriwe mukecuru mwiriweho nibagiwe no kubasuhuza de wiriwe nawe Ive mva mbese hiriweho wowe unyiciye ubukwe bw'umwana niko Ive urongera kuntera hejuru uvuga ngo umuhanuzi ntiwiyumviye ibye ntabwo byumvise nkubwira ukantera hejuru ngo nayo abakuru nawe ukaza wasaze wishimira ko umaze gutandukana n'umukunzi wawe rega ubu ntiwiyumviye ibyakozwe byose ntubyumvise hari icyo utumvise ngaho mbwira uko ubigenza
uvuye gutandukana na nkundiye wawe ariko se mukecuru rwose ibyo kandi rwose uvuga ni ibiki ni ibiki ko wadedemanga ivete wantangiye ubuhamya aho rwose ko ndengana ndarengana njyewe Alex rwose sigaho kujashwa aho ngaho se nyine nta n'isonere uravuga nturebe ibintu nkoreye imana yonyine ishobora byose izabikwitura njye sinabona icyo nkugira ni ubuhanuzi ariko ubonye ngo nkwizere ngo uriza amahanuzi kumva umugambi wawe ari uwo koko uri umugome gusa utandukanije n'umukunzi wanjye nkundiye ariko mukecuru ziba rwose ceceka aho ngaho rwose Alexis ceceka wamuyobeje rwose ivete wamuyobeje nta soni kuko mu by'ukuri ibyo bintu rwose nta ruhare na ruto nabigizemo rwose ngewe Alex ngo iki ni ubuhanuzi bw'imana ngewe ntabwo uracyari kuvuga ubuhanuzi bw'imana kuko Alex ngewe najyanye na ivete gusenga hano rwose iduhishurira ibintu twese turi kumwe kandi duhishurira ibintu tutakekaga kandi rwose si inkuru ya ngo na ivete ubwo yari ahari na ivete rwose yari ahari uravuga imana uyizihe washitaniwe mwana wanjye umutekeye imitwe umwiciye ubukwe ngo urashaka kumushyingira akagahungu none ubu duhindutse iciro ry'imigani ku misozi none ngo imana yakubwiye iki wagisambu we umuhanuzi kabwirwa inkuru mbi umuhanuzi rwose uko gasa dore niko ibyo mumaze umwanya mutonganamo mukeka ko tutabyumvise none ngo mwasengeraga nyine urwaye ariko mwabantu mwagiye mwakwihanye mu gace ko mukareka ubuteka muturuvanze n'umukecuru mbega we niba mwabanje kutwumviriza ibyo mwumvise si byo rwose ariko nanone mushobora kuba mwasanze mwuka wera yatujyanye mu ndimi kuko mwebwe mutari muri mu mwuka rero mukiyumvira ibindi nuko rero umwuka wera aravuga ngo abantu batasizwe amavuta nyamara mukecuru ushaka watuza pe ushaka watuza ariko ze ivete wowe twasenganye kenshi tukajyana mu mwuka kenshi tugahanurana tukavuga indimi nawe wifatanije na mukecuru wawe guhakana icyo umwuka w'imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi nawe ubwawe uhibereye urabihakanye nawe Alex nuko kurwana ari icyaha ubundi nakakwihambiraho tukarwana ukarwana n'umwuka w'imana kwizera wa murazi we uriza abakozi b'imana unyobye ubwenge n'ibitekerezo kugeza aho mbwira gutandukana uwo mwuka w'imana ntayobya ubuvuzi ntibuyobya dore ngo umugabo yashakaga kuguha ese ubundi wowe ko ntacyo uvugara kuko ntacyo aravuga se avuga iki se siwe nyirabayazana wabyose bababona bagenda ngo ni abasore basenga kumbi ni amasega bamwisenga Alex waranyobeje ndakuyoboka muri byanjye ntiwanyurwa ugiye kubona ko utandukanye n'umusore nakunda ariko ndakubwiza ukuri ko nawe ibyawe byose bigiye kujya ahagaragara upfa kutazansebya gusa cyangwa ngo umbeshere gusa Yesu abagenderere kuko ndabona mwembi mutari mu byizerwa umva uko akavuga wese kugenda ubeshyira imana ngo yakubwiye itakubwiye utanayizi wamuteka ubuhanuzi bw'imana ntibubeshya myinshi igahimwa n'umwe wawe wageze wagasambuwe dore uko kameze abantu bose waririye ibyabo aba wohereje kwangara mu mijyi ntacyo bagiye kuhakora umwuka w'imana ntabwo ajya kwangaza abantu ngo uriza abahanuzi witegure baraza kukwaka ibyabo wariye kandi urabibaha wagisambu ariko se mwatuje tugasenga basi ko mwuka yadufasha kumvikana gasenge gusogota wa mugome umwuka w'imana uyu mwana wanjye watumye yihindura kuko bari bagiye kurushingana ntagiye kugwa ku ziko muratuka umuhanuzi ubundi ntiyigendeye kubera iyi njiji umwuka w'imana ntakora cyo kuko ngumye hano nakora ishyano twigendere mama twigendere mwana wa imana izakora ntabwo imana ikora icyo oya ntabwo imana yakwemera gukorera ibyo bintu umuhanuzi nimugende ntabwo muzi imana mwebwe mani urabona ko ubu nteje abapagani gira umpereze ibyo biceri rero wasigayemo nigendere ugize ngo icyari kiravuba none ngo guhereza ibyo biceri mpereza sasi bete nashakaga ndamubonye utambwira ko unyihindutse se mani urayama cyangwa ndambike agakiza ku ruhande twibarangure tu